Murakaza neza kuri Minembo Capital News, ijwi ryanyu ry'amakuru n'ibiganiro byubaka. Muri iyi minsi hari impinduka zikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye bya Minembwe, Fizi na Mwenga. Nyuma y'amakuru avuga ko MRDP twirwaneho ifatanije na AFC yafashe uduce dutandukanye, uhereye utwo yafashe twa Minembwe turimo Mutunda, Karingi, Irundu, Bidegu, n'utwo muri teritwari ya Fizi ari two Kwezero, kwa Murima, Nguri na Kiheri, Kirumbi n'ahandi. Mu karere ka Mwenga amakuru aravuga ko hafashwe kandi Mikenge, Gipupu, Birarombiri, Giseke ndetse n'igice kinini cya Mibunda, Kitopu n'utundi duce twinshi. Impinduka zakiriwe mu buryo butandukanye n'abaturage, cyane cyane ku Banyamurenge n'indi miryango ituye muri ibi bice. Bamwe bavuga ko zabahaye icyizere gisha cy'umutekano n'ituze, abandi bagatekereza kureba uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Ni muri urwo rwego uyu munsi twatumiye bamwe mu bagore bato b'Abanyamurenge kugira ngo batuganirize ku buryo bakiriye aya makuru, icyo batekereza ko kubazaza h'akarere, uruhare rw'abagore mu kubaka amahoro n'ubutumwa bafite bwo guha abaturage muri ibi bihe. Abatumirwa bacu ni Angelique na Nyakirindo. Murakaza neza kuri Minembo Capital News. Turabishimiye rwose abatumirwa bacu muri iki kiganiro. Nanjye uyoboye iki kiganiro nitwa Bahanda Bruce, umunyamakuru wa Minembwe Capital News. Twihuta twinjira mu kiganiro cyacu, reka duhere kuri Angelique atangira tubwira uko yakiriye amakuru y'impinduka zabaye muri Minembwe no mu bice bya Fizi na Mwenga muri iyi minsi. Murakoze cyane. Twishimiye kongera kugaruka kuri iki kiganiro, kandi sinabwo bwa mbere, kugira ngo tubashe kuvuga ibyishimo biri mu mitima yacu. Yego. Kuko umunyamakuru yari atubajije atubaza ngo twishimiye gute intsinzi ikomeje kuba mu gihugu cyacu. Ni iby'ingenzi kandi ni byiza. Ni byiza ko nari ntangiye mvuga ngo ni iby'ingenzi kubivugaho, ni iby'ingenzi kugira ngo n'abatarabyumva babyumve kandi babashe gufatanya natwe kwishima. Twarishimye cyane. Asante cyane. Twarishimye kandi tunaheza aba bantu bakomeje kurwanira urugamba, felicitation. Intsinzi yabo iri hafi cyane. Courage. Ni ukuri narishimye ngiye nihereyeho ku giti cyane. Yego. Ndebye hariya mu Gipupu, ni mu ndiri y'abagome bose uko bahaba. Rero narahabaye, nabaye Maranda, kandi ni hariya muri iriya teritwari ya Itongwe. Narahabaye cyane, ni naho iwacu. Ariko hariya hantu mu Gipupu hari harananiranye. Ariko aba bana b'abasore ejo bundi bakubise babona barahatsinze. Ubu nibo bahicaye, barahafashe, bameze neza. Twarishimye cyane. Urebye intambwe bamaze gutera, ni nziza cyane, nziza, kandi twishimiye intsinzi, kandi twishimiye n'ubushobozi bafite n'imbaraga babishoyemo. Twizeye ko igihugu kigiye gutengamana neza, kikagenda neza. Arakoze cyane Angelique, ataya amakuru yayakiriye neza, yayakiranye ibyishimo, umunezero. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe kumva ko abanyu cyangwa se abawe bafasha aho bahunze, kandi abo barwana nabo n'abanzi b'Abanyamurenge bari baraje kugira ngo barebe. Reka tuje kuri Nyakirindo atubwire nawe uko ibyiyumvo bye bimubwira ku byerekeye aya makuru aba mu Minembwe agaragaza ko MRDP twirwana na AFC bakomeje gufata ibice mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane. Ni ukuvanga imitima yacu yuzuye ibyishimo byinshi kuruta uko umuntu yabasha kubivuga. Tukimara kumenya ari amakuru ko abana bacu cyangwa se abantu bacu bafashe hari ahantu hose, twarishimye cyane. Kuko hari ahantu mu Gipupu tuba sindahagera, ariko ukuntu twahumvaga twahumva ko ari ahantu hakomeye kandi hateye ubwoba, kubera ko hari haduye nyinshi. Ariko abana bacu barasezerana, abana bacu barahageze, bakora igitangaza. Ibyo bakora byose baba bari kumwe n'Imana izabafasha muri byinshi. Turabyishimiye cyane, tunashima Imana ikomeje kubashoboresha.
Arakoze cyane Chantal Nyakirindo nawe ati nta kindi ni uguhimbaza Imana kandi Imana niba ashoboza unarebye ukuntu ari bake ariko baba barwana n'abantu igicu ico nacyo abantu bagomba kukibaza cyane rwose cyane bari abantu bari kumenya bigaragara neza kuko Imana ibarwanira ariko nigeze numva rimwe makanika avuga ati iyo uhaye urwanirira ukuri Satani araguhunga cyane kandi Satani aguhunze urumva ko Imana ari ikwegera cyane rwose kandi umuntu uri kumwe n'Imana agenda umunaniro cyane. hanyuma ikibazo cya gatatu mubona aya makuru yarahinduye gute icyizere abaturage bari bafite ku mutekano n'ejo hazaza habo murabizi ko imurenge babaye mu bitero igihe kinini cyane ariko kuri uyu munsi kumva ngo nta gitero subiye no mu ijambo ryatangajwe na Bertrand Bisimwa umuhuzabikorwa wungirije muri AFC mu bya politiki ubwo yageraga mu Minembwe ngira ngo terashiri cy'ubyumweru 2 yabwiye abanyamenembwe ati nta maraso y'inzirakarengane azongera kumeneka icyongeyeho hagerekaho n'irindi aravuga ati nta gitero kizosubira kubera aha ibitero bizoza bibera iriya kure cyane ko murumva ko icyo kintu kitoroshe cyane rwose. iryo jambo ndetse tugomba kujya turisubiramo buri gihe kuko ni ijambo rifite ubundi ijambo ry'agaciro ry'abantu bakagombye kujya batindaho mu kubona abantu batinda mu bintu bidafatika ariko nk'iryo ahubwo ndetse tugomba kuzorishakira umunsi tukariganira cyane topic yacu. hanyuma reka duhere kuri Angelique aya makuru mubona abantu bayakiriye gute cyane cyane nk'abaturage bari bagize igihe mu mutekano mu karere kuri uyu munsi bakaba bafite umutekano murakoze ni ukuri uhereye uko abantu bari bameze kuva kera urabona ko intambara yatangiye kera kandi si uko batagwanye baragwanye kandi si uko bacitse intege ariko aho bigeze ahangaha urebye harimo diferanse y'ukuntu byari bimeze mbere n'ubu ngubu umwanzi bamwigije kure si uko batari kurwana ariko umwanzi bamwigije kure ntabwo akihagwanira mu baturage kuko urebye cyane yagwanaga asotera mu baturage ariko ubu ngubu twigwaneho yabigijeyo ubu bari kure cyane ntabwo begereye abaturage kandi icyo nicyo cyizere cya mbere dufite kuko intsinzi ihari kuko bamaze kubakura mu birometero bitari bike bageze kure babajyana kure ubu ngubu bimeze neza ni nayo mpamvu abaturage bafite icyizere kuko ejo habo hejo hameze neza cyane nta bwoba bagifite n'igihe babagwaniragamo baragwanaga hari naryo zina ryaturutseho twigwaneho ntabwo bigeze bacika intege ubu ngubu barakomeye. Reka twumve Nyakirindo we uko abivugaho aya makuru yo kumva intsinzi abaturage bari bamaze igihe mu ntambara mu bitero bya buri munsi utekereza ko bayakiriye gute hari naho uje namushobora kuba mwaraganiriye bumva barayakiriye ni ukuvuga ko abantu b'iwacu abaturage bari ruguru bari abantu bari bageze igihe bacitse intege bari bafite bwihe bikomeye kugeza n'aho natwe turi mu mahanga mu minsi yashize twari twihebye cyane watekereza uko bimeze noneho twatekereza n'abakiriyo ukuntu imitima icitse intege ariko aya makuru ukuntu bayakiriye batubwiye ko bameze neza batubwira ko ari amahoro batubwira ko ubu nyine bajya mu bagasinzira umwanzi ari kure nabo kandi aho umwanzi ari n'ubundi abana bacu baracamushoreye ntibaramureka bazomujana paka ntawe urimo kumenya amaherezo y'aho bazomugeza kuko ntibafite gusubira inyuma bakamanitse amaboko ariko azoyamanika satashe azomanika amaboko gisegeta hana zaje kumanikira amaboko uriya yarayamanitse yanze nuko baja no mu biganiro kandi ibiganiro yanze ngo ntabwo bajya mu biganiro none se niba umuyobozi adafite confidence zo guhagarara ku gihugu cye akanga kwicara ngo bajye inama ese uko ni umunyekongo niko gabivuga ubwo nyine nibyo bigaragaza kuko nta buyobozi murimo azoyamanika amaboko azoyamanika niba nta kibazo cy'uyu hanyuma dukomeje ikiganiro cyacu reka twibutse badukurikiye ko aha turi ni kuri Minembo Capital News dufite abatumirwa babiri murababona sibo bwa mbere cyangwa se bicara hano imbere ya kamera ya Minembo Capital News bakabahereza ikiganiro nk'iki
Ni nayo mpamvu tutigeze tubabwira ngo babibwire kuko amazina yabo murayamenyereye abadukurikira. Nimba hari n'umushasha uhari waje kudukurikira uyu munsi, ni abatumirwa basanzwe muracana babona n'ikindi. Hanyuma ikibazo cya kane, hari abaturage bavuga ko batangiye kongera gutekereza ku gusubira mu ngo zabo cyangwa kongera gukora ibikorwa byabo bya buri munsi. Ibyo mubibona mute nk'abatumirwa twatumiye muri iki kiganiro n'abadukurikiye bahaye babategera? Ibyo mubibona gute duhereye kuri Angelique? Murakoze. Urebye nyine bisa nk'ibyo tuvuye gusubiza mu kanya. Yego. Iyo ntasasurikiye arivugira mu baturage, umuntu wese atekereza icyo gukora. Yego. Tekereza icyo gukora. Urabona ko bavuze ko n'ejo bundi isoko ryaremye neza. Umuntu wese ufite mu mutwe hagutse, n'ibicuruzwa biraboneka, ibyo guhaha barabibona. Mbese byari bimeze neza. Gucumwe bari mu gusenga batikanga, barasenga bameze neza. Mbese badatekereza ngo araturuka aha n'aha, kuko abana bacu bamaze kubimira. Mbese bariyeri bazishyize ahantu hose ntibashobora kumena ngo binjire no mu baturage. Rero buri muntu wese icyo yatekereza gukora yagikora kubera umutekano urahari. Umutekano usesuye wose barawufite. N'amaporoje buriya wowe wamukangurira kujyana cyane. Nanjye ubwanjye ndabitekereza. aho bigeze tuzi ko ncuruza ibirayi. Yego. Ubu ngubu nabizoreza imodoka bikagenda. Kajya iwacu dore none bagize n'igihe batabibona. Barabibona bari mu ndambara, ariko buriya bigiye kuboneka. Bigiye kuboneka kandi abantu bose n'abakangurira kuvuga ngo umuntu wese ufite icyo yakora yatekereza, atangira atekereze icyo azakorera hariya iwacu, kuko igihugu cy'iwacu cyakize. Abantu bagomba kujyayo. Ubwo abize barimo barategera bari kure, abadamu b'abarwanashaka ati rwose abafite amaproject yabo ni muzamuke mujye gukorera imishinga iwacu mu misozi cyane y'umurenge, dore ko abasaza bajyana bavuga ko ariyo gakondo yacu, niyo gakondo kapitale yacu nkuru. ari n'umujyi wacu uvuga ko ari igihugu, donc ni igihugu kigasaniye, ni igihugu cy'umugisha kiriya rwose kandi ubwo twogitinda. Hanyuma Nyakirindo we arabivugaho iki kuwotekereza kujya gukorera imishinga muri kiriya gihugu nyuma y'uko MRDP twirwana imaze kugira ibice binini ifata? ni ukuvuga ko umuntu wese ufite icyo agomba gukora cyangwa se icyo akora, guhera ubu nyine twakagombye kuba twadutegura kugira ngo tugende dushike dukora, kuko ino twaje nitwe tuzojana ubuhanga bwinshi n'ubwenge bwinshi kuruta abasigaye. Twaje imahanga tuza kubona byinshi, ariko ntimuruta abantu basigaye barwanya. oya ntitubaruta, tuza ko twobarusha ku bijanye wenda n'iterambere, kubera twaje amahanga ari byo twagiye tuhabonera byinshi bizotuma tugera iwacu tukagira icyo twimarira. jewe nza nkora amasabune, ubwo rero kandi amasabune n'iwacu barayakora, ariko ni amoko abiri. si ariya bakora, ariya bakora nanjye nshika ngo yanje y'amazi iwacu baziye nyota, bazi inyota na yindi y'umweru kinagifura. Iyi twagaza tuyitama ngo ari giteke nimba gikora ni gikora. Ubwo rero naje nishikaga ku bitiriya yaje nkora y'amazi, bizaba ibintu byiza cyane. Abantu bose bafite icyo babakora cyane, tugume twiyegeranye kugira ngo dutahe iwacu tubakorere imishinga twagura igihugu. Ubwo natwe noneho dukora itangazamakuru tujye kurikorera iwacu. Iryo ryo ni wowe watinze genda, wowe uri mu gutinda cyane. Hanyuma tujye ku kibazo cya gatanu, ng'abagore bato twatumiye muri iki kiganiro b'abanyamurenge, kandi abagore b'abarwanashaka banatanga n'imisanzu bafite n'abagabo ruguru. Niki kibatera icyizere kurusha ibindi muri ibi bihe? Urabona ko hari ikintu kimaze guhinduka. Ikintu kibatera icyizere cyane niki? Ikintu kidutera icyizere cyane ni uko iwacu hatekanye, iwacu hameze neza ubu nyine, kandi nicyo cyane gituma abantu bose babasha gutekereza kavuga ngo iwacu hameze neza. Ni ukuri ejo hacu hazaza hazaba hameze neza. Ngewe nihereyeho nganiriye n'abantu bari iriya ruguru, turi mu kuganira buri gihe, bakambwira ngo bameze neza nta kibazo, mbese ibikorwa byose barabikora.
bumwe tukaganira bicaye hanze mu ijoro bavuga se bite bimeze gute ko mwicaye hanze ati ubwo nyine ni umutekano n'amahoro. Ibyo byose ni ibintu bishobora kutugira icyizere mu buryo bwo twatekereza no gutaha. Ariko hari n'ikindi abantu bashobora gushingiraho ukurikiranye ibiganiro bimwe gutangwa n'abayobozi ba AFC, abayobozi ba MRDP, hari amagambo bari mu kugenda bavuga. Nimba mwarategereye ijambo rya General Charles Sematama, yaravuze ati rwose igihe niki, ndetse yaranashizeho n'indi aravuga ngo Gisegeti naramuka atemeye ibyo tumubwiye azabyemera nka kuri bazamuhadika umuzi nk'umuntu bayayagira gatora nawe tuzomuhadika rwego ariko umugabo yavuze ijambo tekereza ijambo riheruka kuvugwa na General Sultan Makenga ubwo yasozaga amahugurwa y'abasirikare barenga 9,000. Yarababwiye ati abanyamurenge bari bagize igihe mu ntambara, ariko ikindi cyo gihe cyo kubatabara bose. Ati kandi abo baturage ni abaturage kimwe n'abandi banyekongo, ariko leta yabagabye bitero ndetse yiyambaza n'u Burundi. Atariko rero igihe kirageze ngo tubatabare tubarwanirire. Ibyo byonyine abantu bashobora kubishingiraho bakabihindura icyizere, kandi iryo jambo riba rivuzwe n'umuyobozi riba rikomeye ntabwo bahubuka. Abayobozi ntabwo bahubuka, bavuga ibintu batekereje kandi bahagazeho bagomba no gukora. Hanyuma Nyakirindo, nawe tukugezeho nk'umugore w'umunyamurenge, niki kigutera icyizere kurusha ibindi muri ibi bihe? Ni ukuvuga ko dushingiye gusa kuri ayo magambo yonyine bari abayobozi bavuze, bariya ni abagabo b'igihugu, ni intwari zacu, ayo yonyine twayaheraho tukizera kuko tuzotaha. Hari undi mugabo bavuze ngo nta rusasu ruzongera kumvikana hariya muri Minembwe. Iryo ryonyine ryotwemera imitima tukagira icyizere ko tuzataha, dushingiye ku hantu abana bacu bageze, dushingiye ku hantu bagejeje umwanzi. Nta kintu cyo dusubiza inyuma, dufite kubyizera cyane cyane, n'utabyizeye ahere none abyizere. Kamwenga baragerereje babirukana, n'umusibeje bakayifata yose. Fizi nayo bari hafi kugera ku isoko cyane. Abantu bose babiteguye cyane, nuko none abantu bafashe igice cyose cya Mutambara, urumva hari ahandi hasigaye sigaye gutangaza, kandi gaduye ikaragenda yiruka. Hari ibyo abanyamurenge bagabita ngo yavugije umunigini, donc arabaravuze umunigini gahunga. Ariko man ese bazohungira nuguhungira muri Tanganyika, ni muri Tanganyika, kubaroha muri Tanganyika niyo fasi yonyine tubasigiye gusa, ahandi hose tubarujemo. Hanyuma tuje ku kibazo cya 6, ni ibihe bintu mubona bikenewe cyane kugira ngo abaturage bo mu Minembwe bagereho kuri uyu munsi wa none batangiye gukandagira amahoro? Duhereye kuri Angelique. Murakoze. Ibintu bikenewe ni byinshi. Yego. Ibintu bikenewe hari iwacu ni byinshi. Ni iterambere cyane, ni iterambere kuko iterambere niryo rya mbere, niryo rigaragaza ko igihugu cyakize cyabura amahoro. Iryo terambere rirakenewe, kandi imihanda bagomba kutuzanira imihanda. Urabona hariya ntuze muri Rucuro bahashize umuhanda, yego, sinzi n'ahandi za Karehe bahashize umuhanda, bubaka n'ibiraro, bubaka ibiraro ahantu hose. Iyo hari umuhanda, iterambere ryose bifuza kugeraho ribageraho, kuko umuhanda niwo wa mbere. Imodoka iyo zibonye aho zinyura zikajana ibicuruzwa, ibintu byose bikenewe, iryo ni iterambere, kandi nicyo gikenewe hari hakurya iwacu. Murakoze. Twagiye kuri Nyakirindo. Murakoze. Ni ukuvuga ko Noro yose irimo imihanda. Rero icyo twosaba MRDP n'abaterankunga bacu bose abatwumva badushigikiye, natwe badufasha kugira ikibazo cy'umuhanda. Igihugu kirasa kiri mu maboko yacu, harabura gusa iterambere. Umuhanda wadufasha kugira ngo tuzamuka mu mahoro, tuzamukane n'ibintu. Nibadufasha uwo muhanda uzaboneke, dutahe, turarambiwe cyane. Uti MRDP, AFC ati nimuzane imihanda nyabo.
cyane muzane imihanda bayizana dore n'ubundi nimwe bo twari turinze kugira ngo umurenge hakiri ariko baziterambere dufite mitwe ndarifite kandi iterambere ry'ibanze ni umuhanda umuhanda ibindi byonyine birizana ikibuga cy'indege bazocubaka bazobanza batwubakira umuhanda ni bahubaka. Hanyuma turi ku kibazo cya karindwi, mubona amahoro arambye yubakwa ate kugira ngo abaturage bose batuye muri ako karere bongere kubona babayeho neza. Donc amoko atuye hariya byakorwa gute kugira ngo bongere bature babane. Murakoze. Amahoro arambye ni ukuvuga ngo ni ugushishikariza n'abandi bose bahunze bagombe bagaruke. Yego. Kuko twebwe abanyamurenge ntabwo twanga abantu, nta muntu n'umwe twanga, nta bitero kandi ndi mwoba mu gihugu mwenye, ntabwo twaba mu gihugu twenyine. Iterambere nuko twese twabana n'andi twabana abapfurero ababembe abashi ababembe mu byumvireho n'abapfurero ni muze twubaka igihugu, nibaze twubaka muve mu bintu by'intambara n'ibyamo bose nibabivemo nibarangiza kubivamo baze twubaka igihugu cyacu cyane. Kuko ntitwanga abantu, twe nta nubwo dushora intambara kubona, ahubwo nibo bayidushora. Iyo ntambara badushoraho nibayireke bave mu bihuru baze tubane ku mahoro, igihugu cyacu gitera imbere. Murakoze cyane. Ndumva mu buryo twabona amahoro arambye ikintu cya mbere cyo nuko babanza bakanaduhindura n'ubuyobozi kugira ngo tubone amahoro arambye. Ubuyobozi bwa Gisegeti donc bakureho Gisegeti wese n'abamwungirije bose kuko nta bajyanama ubwo ni ukuvuga ngo dukureho guverinoma yose kandi niyo mahoro yoramba kuri kandi iyindi nshashaga ni AFC none se hari abandi boja abandi bazima niramara gukura buriya buyobozi. Ubwo AFC yashingaga ndagutiye mu ijambo yashingaga uyu mutwe donc iri huriro ya AFC irishingira muri Kenya, baravuze ngo intego yawe ya mbere nubwo nugushiraho iherezo rya nyuma ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi buyobowe na UDPS ariwe Kisegeti. Ubwo noneho nawe ati nta kindi dushaka nuko bakoraho Gisegeti niba mukuraho ubuyobozi ibindi byose bizikora naje ndumwe nabo niba bukuraho buriya butegetsi ni ukuvuga ko tuzatubonye amahoro arambye, kuko twebwe ubutegetsi bwahindutse dukunda kubana n'amoko yose nta kibazo cyane. Barakoze cyane abatumirwa bacu. Tuje ku kindi kibazo, ni uruhe ruhare abagore bashobora kugira mu kubaka ubwiyunge, gukemura amakimbirane no kwimakaza amahoro? Uruhare rwanyu k'abagore kugira ngo murusheho namwe kuba. Urabona ko abagabo ntabwo batagize bararwanya nubwo hari n'abagore barwanye ariko twese turangana, ariko ni bake. Oya yesi bake ni nka 2%. Ntabwo ari bake. Naho abagabo ni nka 99%. Oya ahubwo urebye nk'hano mu Buganda dufite abagore benshi bari hano, abagabo babo bari ruguru sibyo. Dufite abakobwa bavuye hano bari ruguru. Ni ukuvuga ko abagabo baragiye abakobwa baragiye, twese twarafatika. Turacyarwa dukomeza gushishikariza abantu gutabara rwose, bareke gucika intege. Ngo nibumva ngo bafasha aha Kongo ni nini, iracyari nini rwose, kandi aha hose bagomba gukura abanzi mu birindiro by'aho bari kugira ngo igihugu kibashe gukira, kibone amahoro arambuye. Kuko icyo twashishikariza abantu ni uguhaguruka abakiri hano bagatabara, bakagenda bakaja guheza abandi imbaraga, kuko ntabwo bacitse intege ariko babonye izindi mbaraga ntibazanga. Icyo nicyo twabashishikariza cyane, kuko abagore twebwe dukunze kubwira abagabo ngo nibahaguruke bagende batabare. Twebwe ntawe urafata iya mbere, ariko hari abayifashe bagiye, ariko natwe icyo dushoboye ni ukubasanzabiriza bakagenda, tukabereka natwe twasigaye abagabo bacu batabaye ntacyo tubaye. Turategereje intsinzi, kuko ejo n'ejo bundi tuzataha kandi tumere neza. Murakoze. Reka tuje kuri iki kibazo kindi kiravuga ngo ni ubuhe butumwa mwagenera impunzi n'abimuwe n'intambara bakomeje gukiranira kure ibibera iwabo imurenge? Ubu butumwa mwaheze impunzi
ubwo tuvuze impunzi z'Abasomali cyangwa z'Abayetiyopiya, tuvuze impunzi z'Abanyamurenge ziri mu bindi bihugu zihazi kurikirana amakuru y'ibibera iwabo. Ubwo mwababwira iki muri iki kiganiro? Mutare ntagira icyo bivugaho, ababwire cyane kandi yivuye inyuma. Ni ukuvuga ko icyo twabwira impunzi, baba abagore baba abagabo, impunzi zose muri rusange, ikintu cya mbere ni uguhaguruka tukirwanaho tugatabara. Icya kabiri ni ukugana noneho tukagana tubwiriye, ni ugutabara tunatashe, nta gutabara ngo iyo umuntu atabaye arasa nk'uzo kugaruka, ariko noneho tugende dutabare, tugende tunatahe dusubire mu gihugu kugira ngo twongere bari abantu imbaraga. Ni ukuri bari abantu bari kuri rwa rugamba babonye duhagurutse tukagenda tubasubira kurara kuri rwa rugamba, uwo munsi umwanzi yohunga akava n'ahandi hose tubona aremeye kandi hasa nk'ahari imbaraga. Ariko niko twigije umwanzi hino kubera ko tutari mu gutaha. Abagabo mutabare, gutabaraho uhereye no kuri bakora mu mwezi uko niwe mpamvu mutabare tuzobasanga ngende rwose. Hanyuma tuje ku kindi kibazo, ni iki mwabwira urubyiruko rw'Abanyamurenge muri ibi bihe by'impinduka n'icyizere gishya? Urubyiruko dukurikirana muri iki kiganiro kandi urabizi ko aribo bakunze kurira kuri social media cyane kurusha ndetse n'abakuru. Ubwo muri iki kiganiro ni iki mwababwira? Murakoze. Icyo twabwira urubyiruko rwacu ni ugutaha. Udashoboye kurwana najana iterambere iwacu, ajyana iterambere iwacu, bahaguruke bategura ibikorwa bazakorera iwacu, baje kureba igihugu. Hari abatahazi ariko bajanwe n'icyo kintu gusa, bagende baje kureba situasiyo y'iwacu ko imeze, anatangira ategure n'imirimo azahakorera. Icyo nicyo nashishikariza urubyiruko. Abantu bose sintwari ntibazogwana, ushoboye kurwana aje kurwana, kandi utabishoboye bahagurukane iterambere rirambye iwacu, baje no kwigisha abiri iwacu ibyo bakuye n'aho iwacu nabo babagaragariza ibyo bafite, kuko abantu muri iyi ntambara barize cyane. Abantu bafite ibyo bize bagomba guhuriza hamwe kandi bikabyara umusaruro. Hanyuma wowe uravuga ni nta kindi n'icyo ngicyo umuvandimwe yaravuye kuvuga. Icyo twabwira urubyiruko ni twebwe, ni uko twahaguruka n'ubundi tugatabara. Nanone birasa na bya bindi twavuze, twarangiza gutabara n'ubumenyi dufite ino tukaja kubukorera. Hari ibintu byinshi twashaka ruguru twakora, ariko kubera ko turi ino hari n'ibyo twavuye ruguru tuzi gukora, ariko ino tutabona n'uburyo bwo kubikora. Ariko abantu bareke twese, buri muntu atekereze ko ari ibyiwe, umuntu wumve ko ari inshingano ze kubikora. Urubyiruko dutahe dutabara abacu, dutabara abacu utako batagize, ariko twoga no twabafasha ubuzima bwiza kurusha. Barakoze cyane abatumirwa bacu. Reka ikibazo cya nyuma duhereye kuri Nyakirenge umaze no kuvuga, niki wabwira ubuyobozi bwa AFC uhereye Goma, ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho muri iki kiganiro, niki wakwifuza kubabwira? Sawa, murakoze. Ni ukuvuga ko nta kindi twabwira abayobozi bacu, ni ukubabwira gusa ngo bakomereze aho bageze. Bakomereze aho bageze, turi kumwe nabo nubwo tutarageza ku mwanya wo guhaguruka ngo tugenda, ariko nibyo turimo. Turimo turitegura gutaha, kandi ibyo bakoze umuruho barushe no kwitanga bitanze, titwohera ino tutagiye ngo dusangire kwishimana intsinzi. Turi hafi kuza rero, tururiho. Muri make turi abantu bahabataha, turi mu nzira, turi hano none, ariko ni ukuri turi abantu bari hafi kugenda. Hanyuma Angelique, ubutumwa bwa nyuma cyangwa se icyo wabwira abayobozi bacu ba AFC, ba MRDP n'abandi bayobozi bose b'Abanyamurenge bari hirya no hino, nk'abayobozi b'Amahoro Peace, ubwo wababwira iki? Murakoze. Icyo nababwira nabashishikariza gukomeza guhagarara ku byo bavuze. Yego, ni ukuri ntabwo bacitse intege, kandi bagire confidence mu byo bavuga, kuko hari ababatega iminsi bakavuga ngo biriya bavuga ngo bizarangira, ngo hari igihe ngo bavuga kuriya, ngo ariko ngo se ngo ninde warwanya leta. Ariko twizeye ko ibyo bavuga babishishikayeho, ari nayo mpamvu mbabwiye ngo bakomere. Bafite ingabo, twirwaneho irakomeye,
irakomeye ntago bavugira mu busa ngo wenda nibavuga baje hirya ku ruhande bavuga ngo se ko turavuga dufite izihe ngabo hari ingabo bafite n'izitaragenda zizagenda kugira ngo babashe kurwanira igihugu abayobozi bakomere kandi bashishikare ibyo bavuga byose tuzabigeraho kandi dufatikanyije nabo. Murakoze cyane Angelique na Nyakirindo. Murakoze rwose ku bitekerezo byanyu byiza byubaka no ku mwanya mwafashe mu kugira ngo tubashe kuganira. Ariko nanone twongere kubatumira turacyari kumwe nawe turahari kuko nta kindi tuganira tujya dutukana cyane yacu si tuganira twebwe icyo dukora no gukangurira abanyamurenge cyane kuko mwabyumvise abaturage benshi bakomeje kwifuza amahoro arambye umutekano usesuye n'iterambere ry'akarere kugira ngo abantu bongere kubaho mu buzima busanzwe. Mwebwe mwadukurikiye kuri Minembo Capital News mukomeze kudushikira timwibagirwe gukanda subscribe, like, comment no gusangiza abandi iki kiganiro kugira ngo ubutumwa bugere kure. Njyewe wabategura iki kiganiro wanakiyoboye nitwa Banda Bruce ndi umunyamakuru wa Minembo Capital News. Mugire amahoro n'umugisha w'Imana.